Reka tubashimire bakunzi ba ATV aho muherereye hose. Uyu munsi turi ku Murindi ahari kubera imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi ku nshuro ya 17. Nk'uko twabibasezeranyije rero twabwiye ko tuzajya tubakurikiranira ibiri kubera ahangaha. Uyu munsi murabibona ndi njyenyine ntago ndi kumwe na mugenzi wanjye Elias. Yagiye kudukurikiranira ibiri kubera mu stand atandukanye kugira ngo abashe kusugezaho ibyo bari kumurika. Mubo yasuye rero harimo stand ya RIAF, akaba ari ihuriro nyarwanda ry'urubyiruko rukora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga. Reka dukurikirane ibyo baganiriye. Murakoze, nitwa Dukunda Freedom, mfite ikigo cyitwa Prolific Farm Ltd, tworora inkoko abe izitanga umusaruro w'amagi ndetse n'izimbera byombi n'izitanga umusaruro w'inyama gusa mu gihe kirekire. Wenda umaze kwitabira imurikabikorwa nk'iri ngiri ry'ubuhinzi n'ubworozi, sinzi ngo ni ku nshuro kangahe uraza kutubwira, hanyuma tugarukire ku kamaro k'imurikabikorwa mu buhinzi n'ubworozi. Kure nk'umworozi w'inkoko ubona imurikabikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ari kiryongera mu mbaraga usanga ukora kugira ngo wongere umusaruro. Murakoze, ubu iyi ni inshuro ya kabiri nitabira iri murikagurisha ry'ubuhinzi n'ubworozi. Ikintu bifasha rero cyane cya mbere turacuruza, kuko nubwo tuba twaje kumurika turacuruza, ariko icy'ingenzi ni uko tubona abandi bakiriya bashyashya, connection, tubukamo n'ibintu bishyashya, uburyo bundi umuntu ashobora guhingamo, uburyo bundi umuntu ashobora kororamo, uburyo bundi umuntu ashobora gukora icungamutungo ry'ibyo akora, kuko hano harimo ibigo byinshi bitandukanye twigira kuri bagenzi bacu ndetse nabo bakatwigiraho, kuko twese twazanye ibintu bitandukanye. Nk'ubushize nza mu imurikagurisha y'umwaka ushize, nge uko inkoko zanjye zabagaho, zimwe hari amavaksin ntatangaga kuko ntarinze amakuru, hari ibiryo uko sinavuga formule neza z'ibiryo, ariko aho ntangiriye kuzira mwaha ngaha hari abaveterineri batandukanye ugenda ukigiraho, hari inganda zitandukanye z'ibiryo. Mbese ubu ngubu ubworozi bwanjye bwabaye bwa kijyambere kubera kwitabira imurikagurisha. Twavuga ko woroye inkoko zingahe wenda? Ubu ngubu noroye inkoko 5,000 zitera amagi gusa, ndetse nkagenda nanahinduranyamo izishobora gutanga inyama mu gihe cy'iminsi 45, iyo biterwa n'amasoko mfite, ariko byibuze nka buri batch making ashobora kuba afite nka 500. Dusoza utubwira ku mbogamizi aborozi cyangwa se abandi bashaka gushora mu mwuga w'ubworozi bw'inkoko, ni nk'izihe mbogamizi zikibazitiye ndetse leta y'u Rwanda yagakwiye kwitaho? Imbogamizi zikizitiye icyambere n'ubu ngubu buri mworozi wese wageraho w'inkoko yahita akubwira, ni imiti itabonekera igihe, ndetse wajya no mu maguriro yayo aho imiti icururiza akakubwira iracyari mu mato ntiraza. Mbese twiga uko dushobora kwikorera imiti yacu hano mu Rwanda, cyangwa nimba ari no gukomeza kugura hanze, leta ibishyiremo ingufu igitugeramo igihe, kuko ntiwambwira ko umuntu ararwaza nk'ibicurane akabura umuti kuko ku isoko udahari, ukarwaza nk'iyo bita coccidiose ukabura umuti kuko utari ku isoko. Ubwo uri kumva rero iyo niyo mbogamizi y'ingenzi mbona ko aborozi duhura nayo muri iyi minsi cyane. Mbere ntago byemeze gutya, ariko ubu sinzi ikibazo kirimo, nta miti turi kubona. Ngibyo rero bimwe mu biri kumurikirwa muri stand ya RIAF. Saho gusa yagiye, yatugereye no ku Kijumba One Stop Shop adukurikiranira ibiri kuberamo. Reka nabyo tubikurikirane. Hello, turabasuhuje. Iyi ni ATV ni televiziyo yanyu musangaho amakuru y'ubuhinzi n'ubworozi bugamije amasoko. Hano turi mu imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi ku nshuro 17. Twasuye byinshi bitandukanye, ariko noneho hano turi kubona twabagezaho n'agashya k'umunsi. Agashya k'umunsi hano twasuye Ikijumba One Stop Shop. Ikijumba One Stop Shop kizwiho cyane cyangwa cyamenyekanye kuri ikijumba bakunda guha abakiriya bakunda gukora ingendo z'iburasirazuba, ngira ngo mumaze kubimenyera. Hano rero turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu Kijumba One Stop, nawe yatangira twibwira ndetse akatubwira n'agashya batuzaniye muri rino murikabikorwa. Murakoze, nitwa Shafiki Jada Damascene, nkaba ndi umuyobozi w'ibikorwa nk'uko wari ubivuze byo mu Kijumba One Stop Shop. Agashya tubazaniye nuko nk'uko wabivuze ni ku nshuro ya 17 imurikabikorwa ribaye, tukaba turijemo ku nshuro ya 2. Ikijumba One Stop Shop twugura ayo marembo, twungura imiryango
mu mpera z'umwaka wa 2022. Mu mwaka wa 2023 tuza mu imurikabikorwa nk'iri ngiri, tuza ariko tusindagira. Ubu rero twaje twigenza. Agashya tubazaniye nuko ubu dufite ibikorwa byinshi bitandukanye. Abantu benshi batuzi ku mwihariko wo kugira ibijumba bikungahaye kuri vitamine A. Product zacu zose ziba zikoze mu bijumba bya orange bikungahaye kuri vitamine A. Tubakorera umugati, capati, keke, biscuit n'ibindi bitandukanye mu kijumba cya orange. Niko gashya twabazaniye. Birumvikana nta gashya mwatuzaniye, ariko kuba munitabiriye rino murikabikorwa ku nshuro ya kabiri hari icyo bivuze. Kenshi tumenyereye abandi bacuruzi cyangwa se ibindi bigo bizana nk'icyo kurya, twatanga urugero nka Nyirangarama. Kuba twabonye ikijumba noneho uyu munsi one stop shop cyagije hano, bivuze iki muri rino murikabikorwa, binavuze iki mu bucuruzi bwanyu ndetse no kugira ngo isoko ryaguke? Icyo bivuze ni ugukura, nuko hari aho twavuye, hari aho tugeze, kandi dushaka kugira ahandi hantu tugera. Nk'uko wabivuze, hari abandi bantu bari muri ibi bikorwa kandi bakibirimo n'uyu munsi, hari n'abandi bazaza. Ntabwo tuje guhangana nabo, ahubwo tuje bamagirirane. Turashaka gufatanya twese gutahiriza umugozi umwe, tukubaka igihugu. Turashaka kugira aho tugeze abanyarwanda, kubera ko nk'ubu ibijumba nababwiraga bya orange bikungahaye kuri vitamine A binafasha abantu kurwanya imirire mibi. Rero turashaka kugeza ku banyarwanda product zacu nziza zikungahaye kuri vitamine A. Turashaka gufasha abanyarwanda gutera imbere, kubera ko ikijumba n'ubukungu, ikijumba n'ubuzima. Rero turashaka kubafasha kugira aho bava naho bagera mu buryo bw'imibereho no mu buryo bw'ubuzima. Ikijumba nanone ariko ngira ngo ntabwo ari produit z'ikijumba mwazanye hano gusa. Mutubwire izindi produit mwazanye hano n'izihe? Buriya ikijumba one stop shop tugira ibikorwa bitandukanye kandi byinshi. Nkuko wari ubivuze, ntabwo tugira ibijumba gusa, nta nubwo tugira product ziturutse ku bijumba gusa. Ubundi ahantu dukorera i Rwamagana mu murenge wa Mwurire, aho tuhafite sale iberamo inama n'amahugurwa n'ubukwe. Ufite ubukwe wahagera. Dufite amacumbi meza cyane yo ku rwego rwiza. Dufite restaurant, dufite icyokezo cyiza aho ubona ka brochette keza, inkoko, ifi. Dufite alimentation nziza ubonamo icyo kurya n'icyo kunywa. Dufite uruganda twahoze tuvugaho rutunganya ibijumba, rutanga n'imirimo kandi rutanga n'ubumenyi. Abantu bimenyereza umwuga, abenshi bize ibintu bya food science na food processing, abenshi baza kwimenyereza umwuga iwacu. Dufite product nyinshi zitandukanye zitari ikijumba gusa. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nabashimiye. Reka dushimire Elias wadukurikiraniye iby'uyu munsi, akaba ari naho dusoreje. Dukomeza kubibutsa ko ibindi tuzabibakurikiranira ejo. Dukomeje gushimira umuterankunga wacu mukuru ari we SAIC, akaba ari ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bugamije amasoko. Zimwe muri serivisi SAIC itanga harimo ubujyanama ku buryo wakora ubuhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga. Bagatanga na serivisi y'iyamamaza buhinzi. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri gahunda z'uyu munsi, ibindi naho ku munsi w'ejo. Bye bye.